ubu noneho nje kwihanangiriza Godfather. Numara kumva iki kiganiro neza neza ndagusesengurira uyu mugabo bita Godfather, hanyuma mpite mwiyama muhe n'agasopo n'ikindi gihe ntazongere. Tega amatwi neza wumva iki kiganiro, hanyuma uraza kumva neza agahinda gakomeye cyane kari muri iki kiganiro, unawe ubwawe urifaturire. Confiance bite? Ni byiza. Makuru ni meza. Nitwa Godfather. Sinzi niba warigeze kunyumva. Ndumva izina ndizi. Ndyumva. Sorry. Makuru yawe? Ndashima Imana. None? Yego. Ni gute wemera umuntu kugira igikoresho gutwara muri video mu guhishira amabiye ukemera before even you think twice? Ntabwo ibintu pe ari byo. Ntabwo nukoze ari byo. Ntabwo ikwiye. Ku rundi ruhande kuko ntabwo ntekereza ko umuntu ashobora gukora amakosa nk'aya nyuma ngo agufata agenda gushyirana nk'ifoto. Arone niba yabanje kugusobanurira imvano y'ibi bintu, ariko I don't think ko yagomba gukoresha kuri iki. So sinjya ndakarira umuntu ngiye ntaramuvugisha. Ndavuze reka nze nkubwire uko bimeze. So I'm not happy by that, ariko nyine nuko nta kintu nta kundi. Ikosa ntabwo nakoze ikosa rihe? Ntabwo ndi kumva ikosa nakoze. Ndavuga mbere yo kugenda yarakajya gukingira agaragaza wamanje kumenya imvano y'ibi bintu. No, mbere yo kwakunda gushyira muri video kuri. Nagiye mu kiganiro bisanzwe nkuko njya mu biganiro. Nagiye mu kiganiro bisanzwe nkuko dusanzwe dukorana ibiganiro. Ibyo usibye ko ntanabizi, ntazi n'ibyo ari byo. Ntabwo uzi ibyo ari byo? Ya. Uze gusubira inyuma rero urebe reka nyite saga, singuye ngo winjire muri saga, ariko ugende urebe imvano y'ibi bintu. Sibyo? Uri umwana w'umukobwa. Siko bimeze? Ngiye nkora advocacy. Ukumva? Ngiye nkora advocacy. Yego nta kibazo nigeze ngirana nawe. Nagunganiye nawe, nagunganishijwe nawe n'akazi nkora ko kwamagana abantu bahohotera igitsina gore. Urimo kumva? Muri bugabya nababwiye byuko bakoresheje umugore mu kugaragaza amasura yuko ngo nangiza igitsina gore. Hari live nigize gukora, nako nigize kubajoininga kuri space. Ndababwira ni mwakoze igishoboka cyose kugira ngo munyangisha abagore. None ndimo ndabona ibyana hano. Iyo live nayo muyigarure, iyo space muyigarure, navugiye ibyo bintu. Reka dukomeze. Kubyo yakoreye wari umukunzi we. Amwerere Ngo kubyo yakoreye wari umukunzi. Uyu muntu ntabwo ari umukunzi wanjye, nabivuzeho. Sinigize nkukunda. Guhera uyu munsi ntuzongere kuvuga ko twakundanye, kuko nge sinigeze nkukunda. Kugera kuri uno munota sinigeze nkukunda. Ntuzongere no kubwira abantu ngo twarakoze ko sinigeze nkukunda. Ndimo kubwira we ariyize. Urumva byane nabwiye ngo Godfather arishyurwa. Hano muhise mubyumva kuko singuye ngo winjire muri saga, ariko ugende urebe imvano y'ibi bintu. Sibyo? Uri umwana w'umukobwa. Advocacy. Ngiye nkora advocacy. Ukumva? Ngiye nkora advocacy. Yego nta kibazo nigeze ngirana nawe. Nagunganiye nawe, nagunganishijwe nawe n'akazi nkora ko kwamagana abantu bahohotera igitsina gore. Urimo kumva? Kubyo yakoreye wari umukunzi we. Amwereza amutera amwereza ama voice note n'amashusho y'ubwambure bamubwira ko ari umwandagazi. Ibyo nagombaga kubyamagana. Ni nk'ibisanzwe nibyo nkora n'ubusanzwe suwa kabiri. Nizere ko ibingibi mubyibuka, ntamagawe na RIB ku mugore waratanze ikirego cyuko ngo namufasha amashusho y'ubwambure, bafata telefone yanjye baracekinga, ari naho nahise mburira ngewe channel yanjye ya Go TV show ko wari umugambi bari babipanze ko telefone yanjye izafatwa, batangiye gucekinga bo bakoreshe umukameramani twakoranaga ahita yiba channel nuko yagiye. Urimo kunyumva? Hanyuma ibyo ngibyo gukora ibyo bimpindura inyangarwanda. I don't know, ntabwo ibyo ngibyo usibye ko ari nabyo byari binjyanye. Nagiye gukora ikiganiro nkuko nari nsanzwe nkorana nawe, ahubwo wenda ubwo byakugiyemo yuko nibyo byari bihari, usibye ko ntanashatse kubyinjiramo cyane ko numvaga bishobora kuba bitanandeba.
ya ariko nuvuga ngo yagukoresheje nibyo ndi kukubwira niba mu kiganiro yagiye akagakata akaba ariko yerekana akagukoresha ngo ari gusaba imbabazi so bira bintu birababaje uze gukurikira urebe cyangwa urebe ibi bintu ntacyo mfanye na Yago ntekereza ko ejo bundi aribwo yaje muri space kamukorera fundraising tukamusapotinga tukamushagira almost 4 million ari afite tukiri hano murumva ukuntu uno muniga yikina nta 4 millions nigeze mbona zivuye kuri space yawe mbihakaniye ahangaha nazo nigeze mbona kandi ntabwo nari kuzibona ngo nze mbihakane nazo nigeze mbona ariko kubera ko mwihugikana bana mukababeshya kugira ngo mwumvikanishe uburyo muri bitangaza suwejo nta cyozo nigeze ngirana nawe ahantu na kimwe ziye gusimuzi nabikoze nko kumfasha abandi urimo kumva ariko ntabwo wafata uze gusoma icyo kiri ibintu ngohereza muca mwiyo bari urebe ntabwo nari kubona ibintu nk'ibi kuko yagutuziranye cyangwa namusapotinze ngo ibingibi nceceke ntabwo bikunda urukumva so ibingibi rero kubivugaho muze kunyumvira uburyo uyu mwana w'umukobwa n'umuhanga cyane muze kumva ibibazo yamubazaga mwumva uburyo uyu nguyu yita ngo influencer ngo mwumva ukuntu yasubizaga umwana w'umukobwa afite ibibazo byiza cyane bituje aratuje cyane afite umutima uri hamwe arimo arabaza inyangarwanda reka mbisubiremo kuri uno munota uri inyangarwanda bro uri inyangarwanda niba ushobora kujya muri timu yo kunsebya kubera ko wishyuwe amafaranga narakoreye igihugu cyanjye n'uyu munsi nkigikorera uri inyangarwanda we Godfather we Shitani Father wowe uri inyangarwanda mbisubiyemo niba udashobora gusavinga abanyarwanda mu buryo bungana uri inyangarwanda ntuzongere kunyitambika kabisa ntuzongere we maco yinda ntuzongere kunyitambika ndakwinginze kuri no nshuro ndakwinginze ntuzongere kunyitambika kuko niwongera no kunyitambika ibyo nakubwiye byose urabizi ibyo biri pending uzaba deported nudakora ama live usaba imbabazi kuri ibi bintu wankoreye uzaba deported kandi uzafunga imyaka myinshi ngwino wongere ukora ama space bombo clat wiri gukoresha imvugo zanjye wiri gukoresha ibintu byanjye wiri gukoresha ibiki ariko uraza ukamenyera bombo youth garuka wongere narabwiye ngo uzaba deported reka dukomeze twumva ayo mabi yawe warangiza ukajya ukavuga ko ari twe tugira amabi wirirwa ugambana abantu wirirwa ufungisha abantu wowe urinde ufungisha abantu wishyuwe amafaranga y'ubuginga ukamubwira ko ibyo ari gukora bitari byo agomba kubiryozwa cyangwa bibazwe bidakwiye ntabwo wafata uze kumva iyo audio nkoherereje gafata umukobwa ngo umubwire ngo uramwohereza ubwambure asigara adiringa nabwo ceceke reka twemere ko ibyo byari ari uko hanyuma ibyo byirunda karere byo abizanyemo ati kuki afata ibibazo bisanzwe akabihuza n'igihugu akabihuza n'uturere urimo kumva sinzi niba ukoresha Twitter yego wabonye basi sinzi icyo wakora ikiganiro ushobora kuba utarubizi mwari musanye gahunda yo gukora ibiganiro ntabwo ngiye ndi bube nk'abandi barakaye bari kuvuga ngo ntabwo uhagarariye abo yatutse ntabwo ngende bugende gutyo kuko oya njye nagiye nk'umusizi ntabwo nagiye nk'umuntu uhagarariye abagugu cyangwa ugiye kubavugira ari mu nyungu ze wenda kumva ndamubwiye ngo njye nagiye nk'umusizi ntabwo nagiye nk'uhagarariye abagugu usibye ko atari nabyo byari binjyanye niba bakurikiye ikiganiro neza babonye ko nari ngiye kuvuga ibihangano byanjye ni nabyo byari bindaje nshinga so wenda byakubitanye nuko ndi umugugwe kazi ahubwo wenda nawe afatirana ayo mahirwe yo kuba yatumiye umugugwe kazi ariko ntabwo ariyo gahunda yari injyanyeyo niko mbitekereza ubwo n'ababitekereje uko ndakeka ntari nsanzwe mvuganira abagogo wenda ngo ni babonye ko bampamagaje kugira njye kubavugira wenda bari guhamagara n'umuntu mukuru nekereza ko atari nanjye watuma bamubabarira cyangwa se ngo bamwongere ibihano ntabwo ndari icyo kiganiro mwakoze uretse kariya yakasa agashyira kuri Twitter ikirebe cyose nibwo uri bumenye ko ntabyo narizi ntibarukurikira izindi nizere ko murimo kugenda mubamenya bihisha inyuma y'ibintu bitagaragara kuko babizi ko nta makuru bafite ntibarukurikira izindi n'ubu kuri no video bagiye kuza bakurikire muraje mubibone bakata zino video muraje mubabone bakurikira ntibarukurikira izindi
ntago yarebye ikiganiro, ntazi ibintu umuntu yavuze, afasha akavideo gato agiye gukora space kuko yishyuye ubudolari kugira ngo aze gusebya Yago. nako sibyo ko niyo nabimenya ntago mba nzi ngo bivahe bijyahe, cyane ko wowe ari ibiganiro ukora kuri social media, ari nawe nuko hari igihe nanatekereza ko ari akazi nako n'ubundi mubikora nk'akazi. Rero njye ntago najya kwivanga mu kazi kanyu mwese, ari wowe yavuze ko uri umugogwe nanjye ndiwe, byaba ari n'amahirwe ko waba uri umuvandimwe. Ari we nawe ni umunyamakuru, dusanzwe dukorana nk'umuhanzi n'umunyamakuru, nawe ni amahirwe kuri njye. So mwese rero ntekereza ko ibyo byose ntabwo nari mbizi, nagiye nk'umusizi, usibye ko niyo mbimenya ntacyo nari kubikora, ntacyo nari kubivugaho cyangwa ngo mbikoreho. So kimwe rero kimwe wamenya, ntabwo ntekereza ko yagukoresheje, reka mbivuge gutyo, wagiye muri gahunda zawe ariko araprofita. Ntekereza ko Ubu iyi si imvugo yo kuguteranya n'umutumirwa wawe yagukoresheje, wabaye igikoresho. Umuntu yaje, twapanze gahunda yo gukora ikiganiro kuva kera, aciye igihe tubipanga, niwe wakinsabye umukobwa arashaka gupromotinga ibihangano bye, araje arahageze, ari nabo mubona babiyemera bavuga ngo ninjye wabasaba ibiganiro, nibo babaga babisabye bakaza kuri Yago TV show. Ntabwo ari njye wabaga babasabye ibiganiro, bano bantu mugomba no kubimenya, ntibakabapfunyikire, ntibakababeshye. Njye nari mfite content zindi nari gukora zitajyanye no gutumira aba celebrities, ariko zakuweho no kuba aba celebrities baranya approaching bakambwira ati man waza nkicara kuri Yago TV show tukaganiramo ku ndirimbo yanjye, ni karibu mutega amatwi mwumve. ko sinzi niba ari nawe wanaguhamagaye uze kureba inyuma ibyo by'ikiganiro wabikoreye, uko bimbwiye ntekereza ko bikoze kan be better. Nago namenye ikintu yankoresheje ko iki ukoresheje kumvugira iruhande, kusaba imbabazi mu kiganiro, gusaba imbabazi mu kiganiro, mu byumve neza. Nari namenye ko nakoze ikosa, nca bugufi. Buriya ubugabo butisura bubyara ububwa, uwo ni umugani w'ikinyarwanda. Ngewe iyo nakoze ikosa nkabyumva, ndi umuntu uca bugufi nkemera ikosa. Nta n'umuntu nigize, nta n'ahantu nigize nza kuri kamera ngo ndi umwana mwiza. Ase ubundi hari umuntu yize mbwira ngo ngiye ndi umwana mwiza cyangwa nta makosa ngira amakosa. Nta muntu udakosa. Kugera kuri uyu munota munyanganire gato, kano kanyu wowe tugucekinze mu bintu ukora, niba uri hejuru y'imyaka 20, mu bintu ukora ku ishuri, mu kazi ukora, banke, kwa muganga, aho ukora cyangwa ibyo ukora, twabura ikosa, twakuburaho ikosa. Baca umugani ngo sinzi niba ndi buze kuwibuka neza, ariko ndagerageza. Umupfu ni udakosa, hakosa ukora, hakosa umuntu muzima. So ngende umuntu wemera amakosa, nkemera no gusaba imbabazi. Ku hano nakoshereje umuntu, ngende umuntu wemera amakosa, kandi nta nubwo mba ndi hano ngo mbabwire ngo ndi umuntu mwiza. Oya, nta nubwo mba none ngiye ngo mbagaragarize ko ndi umuntu mwiza. Oya, nanjye ngira uburakari, ngira umujinya, ngira gute, ndi umuntu nkawe. Urumva, ndi umuntu nkawe. Kandi nta nubwo niba kwihakana ko nta makosa mfite. Amakosa ndayafite, hari ibyo nagiye nkora by'amakosa, ariko hazarebwa amakosa nakoze n'ibyagiye bikurikira amakosa yanjye, hanarebwe nayo mwankoreye n'ibyagiye bikurikira ibyo mwankoreye namwe. Hanyuma ba balance, barebe imirimo yanjye mu gihugu, barebe n'imirimo yanyu, barebe ababyeyi twambitse, barebe ababyeyi twagaruye, barebe ababyeyi twashingiye ama business. Namwe bazana ababyeyi mwishi, mwebwe ibyanyu ni ukujya ku ma live gutuka abantu, gutera abantu ubwoba, nzakwandagaza, nibyo mwibereyemo. kuvuga abagogwe mpari, ntabwo ndamenye kosa yakoze hari. Uyu mwana arimo kumaza atari ko ikosa Yago yakoze niri, nukumvugira uruhande, nugusaba imbabazi, nuko yasabiye imbabazi mu kiganiro cyanjye niki. None ikintu gitangaje ngewe, njya gukorana ikiganiro n'uyu mwana witwa Kibasumba Confiance, nta nubwo nari mbizi ko ari umugogwe. In case you don't know, ibi bintu nabimenye ko Confiance ari umugogwe, ariko bamaye iyi voice note. I swear upon the living God, ntabwo namenye ikosa yakoze. Ikosa ryo kuba yavuze abagogwe nabi, cyangwa se yavuze harya ni irondakarere, nabyumvise, nabibonye after ikiganiro na mbere yacu nari nabibonye, ariko nge ntago nzi ikosa nakoze. Niba ari uko wenda ibyo yabivuze mu kiganiro hagati, niba ari uko nagiye wenda yaravuze ibyo bintu, I don't know, niho nshaka kunsobanurira, mfasha.
barampamagaye bampa nimero sinari nkuzi none ni bwa mbere nari nkubonye sindana kubona by the way n'icyo kiganiro sinakibonye kuko nari ngiri mu kazi ndavuga okay ntabwo ngiye ndibuze gufata uyu mukuru tukiri hano akaye kazi sha mwagiye mureka kubeshya abantu mwirirwa munyana yimbwa mwirirwa aho ngaho murimo gucuza abantu mukuramo udufaranga tw'abantu mwirirwa aho ngaho murimo kwiba abantu online mwirirwa aho ngaho murimo gufata amafaranga abantu amafaranga yo kwica abantu mwirirwa murya amafaranga yo kwica abantu mweze ngo akazi akaye kazi wowe ufite akazi wo kirirwa aho ngaho cyangwa ukarara kuri ayo ma live wirirwa urimo usogota abantu ibyuma mukobwa nk'umuntu bamwe bati ni gute umuntu nk'uriya agomba kugenda bakabigikoresha cyangwa akagenda bakamukoresha kuriya ndavuga no ndabanza muvugisha ntabwo njye mfata side ntabwo nanjye ndibigende mu gutera amabuye kandi uko insonde birumvikana ntabwo ujya ufata side ariko iyo wishyuye ufata side bombo clat iyo wishyuye ufata side iyo wishyuye ufata side ngo ntabwo ujya ufata side ubwo se niba utajya ufata side ubwo side uriho ntabwo irimo kumvikana kuvuga ko utajya ufata side ubwo igice uriho ntabwo kirimo kumvikana niba ufite indi gahunda igutwaye ibisobanuro ndakumva numva ikiganiro urabibona ko so urumva nuko nashaka kumenya menye niba yaguhamagaye muri kino kiganiro cyo kigutwaye either niba wari ufite ibindi bigutwaye ariko ntabwo nabona nagacyumvisha nagiye nk'umusizi kabisa ntabwo nagiye nk'ugiye kubivuga nibiza kugukundira rero uze wagira kugira ngo abakunzi bawe cyangwa abavandimwe bawe uvuge okay no mureke kwitiranya ibintu cyane nagiye nk'umusizi ntabwo nagiye nk'umuntu ugiye kugaragaza ko yakoze atari byo cyangwa bitarimo ikiganiro anyway it's up to you uri muri industry urabizi ngira ngo uze kureba intandaro yabyo no kunyatagakanya inyarwanda which is no it's not a big deal kuri njyewe ntacyo byampinduraho it's all about kuri ibyo bintu nkoherereje uze kubireba ni ibingibi nagende mubwira ntabwo nshobora kwihangana niba mu by'ukuri umwana w'umukobwa akeneye uburenganzira kuri ashobora kumukora ibintu by'ubugoryi nk'ibi stop that so nahangaha rero agenda avuga ngo ibingibi sihuriye ibi namaganye uze gusomera icyo kirego umwana yatanze urebe n'iki ngiki so nareka ibyo bintu by'ubujiji n'ivangura ntabwo ntekereza ko nawe mu busizi ukora arimo ivangura urafata umuntu ukazana tribalisme none se kamubazi ni gute umuntu uze kureba tweet nakoze ndazanye iwe ni gute umuntu ashobora kugenda akavuga ngo ni muhaguruke ngo twirwane nk'uko abatutsi birwanya 1994 gusa urafata kuri umusizi ni gute umuntu afata amateka akayahuza na showbiz cyangwa n'ibibazo biri muri showbiz urukumva so nibyo rero namaganye so kuryamagana ibyo ngibyo bintu Inyarwanda cyangwa haro bihuriye n'abagogwe ariko nakumvise impamvu nkubwiye nyine ngo ni umunyamakuru nawe ukaba umunyamakuru ku rundi ruhande niyo mpamvu ngewe nk'umuhanzi mba ntagomba kwivanga mu ntambara zanyu ariko ngiye ku gitekerezo cyanjye ubundi waretse mukabikemura niba ntacyo igitekerezo mbere yuko ugiye igitekerezo manzi umenye ko ibyo kukubwira manzi wumva icyatumye guhamagara that guy he was using you yaragukoresheje kandi ugiye no kureba urebe niba ese kubera iki icyo kiganiro uri kureba urabizi ese byahuriranye iyi ni gahunda y'ikiganiro mwaye mufatanye mumaranye iminsi cyangwa yaguhamagaye muri iki kiganiro ngo uyu mwanya kuko hari ibindi akeneye utazi no twari tumaze igihe dufitanye ikiganiro dufite gahunda yo kuganira yo gukorana ikiganiro ntabwo ari ibintu bya schedule yari uyu munsi yes yari uyu munsi hari n'isaha tugomba kubiganira muramwumva ibibazo arimo kumubaza arimo yagerageje uburyo bwose anyangisha uno mwana w'umukobwa ariko umwana w'umukobwa yamunaniye kuko Imana yo ibiri mu kuri tugomba kuganira ku busizi kubera ko ni poeme nshyashya nashakaga gupromotinga anyway so ntabwo nibyo ngibyo ubwo ngubwo uze kubireba ntabwo nshaka kugira ngo ugire ishusho mbi kuko umuntu yagushyize kuri kamera hari imbere ntabwo ndaje numva ikiganiro ngingo amagana numva ikiganiro sinumva ibyo wabivuzeho sinzi icyo wabivuzeho maybe nimara kumva ikiganiro ndaza kugira ni reaction tumenye ko ntabwo nzi niba ari icyo wabivuzeho sinigeze numva icyo kiganiro sinzi niba ari icyo wabivuzeho ninsanga hari icyo wabivuze ugashyiraho comment ntabyo uzi cyangwa watandukiye ibyo bigutwaye ndagushumika urukumva ariko ninsanga ari kuri bimeze ngayo nguko mfura ya mama it's okay jye kukireba sawa Nyagasani Imana y'u Rwanda numvishe iki kiganiro amabere yikora ntunsa
Godfather uyu nguyu rwose utengushye, abantu bose bajyaga bagukunda, abantu bagukurikirana Godfather urabatengushye pe. Ntabwo narinzi ko Godfather ushobora kuba koko uteye gutya. Ntabwo narinzi yuko uri umuntu koko ushobora kurema ibintu bidafite inyungu namba ku bantu muri rusange, ahubwo bifite gusenya n'amatiku byuzuye mu bintu byawe uba ukora. Yago wihangane kuba nkoresheje aka gace k'ikiganiro wakoresheje kuri channel yawe Yago TV show nkakagarura ahangaha muri iki kiganiro cyanjye, nagira ngo byibura nanjye mpereho ndeba ukuntu narabura cyangwa se nagorora umuntu bita Godfather. Godfather twumvikane, si inkwanga personal, si inkwanga ko umeze gutya na gutya, ibyo ntago bindeba. Si inkwanga ko uri umukire cyangwa uri umukene, si inkwanga ko uri umudiaspora, si inkwangira ibindi. Godfather icyo tugiye gupfa, icyo nkubwira nshaka kukuraburaho ni ibitekerezo byawe bimwe na bimwe bipfuye. Aho ngaho ndashaka kugira ngo nkubwire ko bidashoboka, bikwiye guhagararira ahangaha, kubera ko abantu bose urabiyeretse. Wikuriyemo imyenda, wikuriyemo n'imyenda y'imbere, wiyereka abantu barakurunguruka. Wihangane rwose abantu bakurungurutse. Godfather urifashe, uhamagaye umwana witwa Confiance, ni umusizi yivugira ibisigo. Umwana uramufasha, uramuhamagaye, uramuhungese, uramubwira uti ni impamvu yihe wagiye gukorana na Yago ikiganiro. Yago yagukoresheje mu bibazo biri hagati ya Yago n'Abagogwe. Ukagira uti Yago uyu nguyu yazanye ironda akarere atuka Abagogwe, none yakwifashishije wa mwana w'umukobwa nk'umugogwe ajya kukuvanga muri izi dosiye ziremereye za Yago n'Abagogwe. Ibi ngibi sinshaka kubyinjiramo, ibyo bindi ni ibindi biremereye bifite aho bikemukira igihe abantu bananiwe kumvikana ngo bahane imbabazi, bahane amahoro n'umutuzo. Gusa igihari nuko Yago atangaza ko ubwe akimara kuzanamo ako kantu k'Abagogwe, ngira ngo kandi nabwo wenda yarashotowe n'uyu mugabo bita Godfather. Yago ubwe aragira ati nge niyemereye ko nakoze amakosa mu kiganiro, ariko kandi ndagaruka aho nakoreye amakosa kuri microphone imbere ya kamera, nsaba imbabazi Abagogwe. Akagira ati nta muntu udakosa, ukora ni ukosa, kandi koko nibyo. Yago aragira ati ngewe nasabye imbabazi, akandi nazisabiye aho nakoreye amakosa imbere ya kamera. Ibyo rwose ni umuntu uba wemeye ko yakoze amakosa n'umutima umenetse, byanze bikunze uyu muntu nta utamubabarira. Kubabarira byo ni ibisanzwe rwose. Ariko Godfather urifashe mu buryo bwo kugira ngo ukase Yago udakunda kwemera imigirire yawe, ibitekerezo byawe bimwe na bimwe byuzuyemo guteranya, byuzuyemo amatiku. Urashaka kumenesha uyu mutumirwa we Confiance ngo avaho ngaho yanze Yago, amwanze urunuka, aho Yago azaca n'undi azaca bazahanyuza umuriro. Uyu mwana ukomeje kumuseseka muri iki kibazo cy'Abagogwe kugira ngo umwumvishe neza ko yakoze amabara kwisanga yicaye kwa Yago. Umwana akaguhakanira, wakomeje umutamika amagambo, ukamutamika amagambo. Umwana akaguhakanira, akakubwira ati jewe ibi bintu byanyu simbizi, sinzi ko byatangiye, sinzi niko byaje, ngewe nagiyeyo ngiye kwikorera ikiganiro cyo gupromotinga igisigo cyanjye nari mfite gishyashya.
twumvikane Yago TV show ni channel izwi neza, abantu barayizi, nawe ubwawe urayizi. Ni channel rwose pe ifite audience nini rwose iri hejuru. Ni channel yazamuye abanyempano batandukanye, abo mu bisigo, abo muri filime, abo abahanzi, na n'ubu kandi iracyabikora. Nubwo Yago atari mu gihugu ariko aracyagerageza rwose nk'umuntu utari mu gihugu. Ibyo akora ngira ngo abaye ari undi wasohotse akajya hanze nka Yago sinzi ko byavamo. Urakomeza umwana uramuhatiriza amubwira uti ngewe ahangaha niba utemeye yuko wakoreshejwe na Yago, ushobora kwisanga ntahuye neza ko wari ufitanye imikoranire na Yago yo kuza kujijisha, hanyuma ahangaha ndaza kugutwika. Bivuze ko urashaka kugira ngo umwana yumve za mbaraga mukoresha aho kuri za social media zitandukanye zanyu, mugahabya umuhanzi, mugahabya umuntu ufite impano runaka, mukamuhabura mpaka ayobotse imirongo yanyu, yaba ipfuye yaba ari mizima, ariko agende mu kwaha kwanyu. Hane muzavuga ati koruku, ahita koruku atabanje kujudginga ku giti cye. Umwana yakubereye ibamba, akwereka ko Yago ntacyo bapfa, akwereka ko Yago ari umuntu. Iki kiganiro bari baragipanze na mbere yuko ibi bibazo byanyu biza, isaha n'umunota akubwira ko byari biriya, wowe ugashaka kumwumvisha yuko yakakwiye kuba avuga ko Yago yamuhamagaye ari uko ikibazo cye ngo n'abagogwe kimaze kuba, kugira ngo uze ubijyemo bigira isura, bigira igaruriro, abonereho ngo no kusabiramo imbabazi. Umwana akakubwira ati no, si icyo cyanjyanye, nagiye mfite ibinjyanye ngiye gupromotinga igihangano cyanjye, kandi twari twarapanze igihe cyari kiriya, nta munota wavuyeho, nta n'isegonda yarenzeho. Umwana yakomeje kukunanira, wakomeje kumwinjiza mu itiku, birangira umwana akubwiye atari ko ibi bintu byanyu mwaretse kubinzanamo, mukareba ukuntu mwebwe ubwanyu mwabyikemurira, nge ntabijemo ko nge nari mfite ibingenza, kandi ko ntavugira abagogwe. Niyo bashaka umuntu bavugira ko bahamagara umuntu mukuru utari ngewe, nge ko nkiri n'umwana ntavugira abagogwe. Ibyo bintu Godfather rwose hariya wimeninda. Umwana yakubwiye ati rero ndagusabye, ibi bintu byanyu simbirimo, byanyu by'amatiku y'abagogwe na ba Yago, genda ujye kureba ikiganiro nakoranye nawe, urebe target cyari gifite, urebe ibyo ibyari birimo, content yari irimo ni yihe, hanyuma ugende ubone kujya kunshyira muri ibyo bibazo byanyu ntashaka kubamo, ntashaka no kujyamo, kuko ngewe mfite ibyanjye. Uyu ni umwana mutoya, uyu ni umwana uri kwishakisha, ni umwana uri gushaka uburyo yazamuka. Umwana muramuhungese, umwana birangiye n'amapoweme yari arimo akora ameze neza, afite impano, birangiye asa n'uyadeviye. Kubera iki? Hirya no hino ubwo biba byatangiye kugenda nabi, abantu bamushashariza. Uyu mwana Confiance, iki kiganiro yakoreye kwa Yago TV show kiri mu byamupromotinze, kubera ko byamuhesheje korabo n'uwitwa Rumaga. Rumaga arazwi mu bijyanye n'imivugo. Uyu Rumaga n'uyu mwana bakoranye poeme yazamutse ku buryo ubu ngubu rwose nk'uko yagabivuga, mu gihe gisatira imyaka 2 kiri hafi kuzuza miliyoni views kuri YouTube. Urumva ni igisigo cyazamuye uno mwana. Ariko niba hajemo ibyo bintu byo kumutangira kumushonda, umwana muto we umukobwa uri kwishakisha, ukamuzanamo n'ibintu by'amatiku ata consistency, agatangira kumva ibintu ndimo ibi ni ibiki, no gucika intege bizamo. Kugeza ubu mwana yabaye nk'ufata indi nzira gatoya, asa n'uberereka, aragenda yifatira gahunda yo kwiyandikira igitabo, igira kwibera umwanditsi w'ibitabo.
n'ubu hari igitabo cye arimo gupromotinga gishyashya gihari cyagiye hanze, abakurikire Confiance kuntuza kuri social media ze zitandukanye baraza kubona icyo gitabo. None wa mugabo Godfather, ko abantu benshi bamaze kugenda bakumentioninga bavuga bati uyu mugabo ntashobotse, uyu mugabo icyo abereyeho ni ugusenya industry ya showbiz mu Rwanda. Ku ikubitiro aba content creators bamwe na bamwe bafite amazina bahagurutse baguhagurukiye. Maze iminsi nkurikira Godfather, nkurikira ibiganiro byawe, amalive yawe ndayakurikira, nkurikira ibiganiro bya showbiz bitandukanye by'aba content creators hano mu Rwanda batandukanye. Igihari nuko bamaze kuguhagurukira. Wa mugabo we baguhagurukiye kubera iki? Kuki utibaza ngo aba bantu ko twahoranye kuri za live zanjye bakaba bamaze kwigumura, bamaze kuvuga bati twaje gusanga wa mugabo nta kirimo. Wowe ubwawe iyo witekereje wumva koko ibintu byawe biri perfect. Urugero rwihuta rwa simusiga ni abantu b'amashumi yawe kuri za live zawe kuri social media zawe. Umugabo bita Dumba Muzafaru, uyu nguyu yahagurukiye witwa Godfather, yamaze kubona ko mu myaka bamaranye bakora amalive babanye ku biganiro bitandukanye, uyu yamaze kugaragaza neza ko Godfather adashobotse. Godfather ngo uri umuntu ucreatinga inzangano, amatiku muri showbiz nyarwanda. Dumba waragira ati kuva Godfather watangira kuza kwivuruguta mu ibi bintu imyaka igera nko muri 3 cyangwa irengaho, ngo nibwo hamaze kugaragara abantu abastari batandukanye mu Rwanda, aba filime, abahanzi b'imiziki, abandi abanyamakuru n'ibindi benshi ngo batandukanye, nibwo bamaze kwisanga bafunze muri gereza. Kuva waza muri ibi bintu nibwo abastari benshi bari kwisanga muri gereza. Ngo biraterwa n'iki? Ngo biraterwa nuko Godfather urimo ngo umera nk'umuntu ubahamagariza, umera nk'umuntu ubahururiza, ukagenda ukicara ku muntu ukamukoraho live ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, uvuga amafuti ye, amakosa ye. Ukagenda ngo ugafata ikintu ukakigira kinini, ukakibyazamo ikosa rikomeye cyane, ukakicaraho uyu munsi mu gitondo na saa 6 n'ijoro, ukageza icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, mpaka wa muntu yisanze ngo hatagomba kuba ari, ahatakagombye kuba ari. Ibyo ni Dumba ubitangaza. Ku rundi ruhande hari ubuhamya mperutse kumva kuri live z'abaguhagurukiye bavuga bati nk'urugero uwitwa Ndandambara, uwo baramuzi waririmbye indirimbo ngo Ndandambara yantera ubwoba, agira ati uyu Godfather ni igisahiranda, ni igisambo, ni iki byose. Ati ngewe nagiye kuri live ya TikTok bankorera fundraising, mpakura amafaranga 800 ibyo kugenda ngo nifashishe mu rugo rwanjye n'umugore n'abana, ariko birangira uyu Godfather amanutse mu gikari inbox abwira uyu mugabo Ndandambara ko 800 agomba kugira ukuntu abikoresha, none hasigaye cyangwa se akagira share zimwe na zimwe ari buhereze uyu mugabo bita Godfather. Nawe unyumvira ibyo bintu, niba koko ibi bintu ari ibyo ukorera kuri social media, ukaba ari wa muntu ushaka indonke mu bantu, ukaba ari wa muntu uzaza ugafutera ibintu kugira ngo ukunde uramuke, ibi bintu byawe urabona bifite garanti y'imyaka ingahe? Urabona uzabyigira mu gihe kingana iki? Ahanga turaza turebe uyu Godfather
wahoze kuri Twitter ihitinga ikubita hakuzura, ahamagara abayobozi batandukanye kugeza ku nzego z'abaministers bakamwitaba, ariko finali Godfather waje kwisanga Twitter atakibaho. Byagenze gute? Hari ahantu byagenze gute? Bamwe bavuga yuko kubera imyitwarire yawe na discipline nkeya idashobotse, abitwa ba VIP, abayobozi n'abantu bakwiye ibyubahiro, n'abantu twubaha, baje gusanga badakwiye kwitaba umuntu nkawe uteye gutyo. None se wowe niba uzakira umuntu ugatukana bimwe byawe ngaho ngo wamabyiwe, ngo dore ko ari ibintu ukunda kugira, ubundi mwanya ukumva uracira umuntu nkaho ari inkoko irwaye agakanzu iri ngo ndakumanura, ngo ndagira nte. Ibyo bintu wumva ari ibintu bizabaho kugeza ryari? Ese biraganisha ku yihe nyungu muri ino industry nyarwanda? Godfather ufite ukuntu waremye ikintu kuri social media cyo gukangaranya icyitwa umuntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga ahangaha mu Rwanda. Ufite ubushobozi bwo kwikorera n'iyo live yiwe ikaba abantu benshi bamujoyininga, nayo makoyini mwamwirwa musaba, n'izo ntare mwirwa musaba nawe zikaba zabera kuri live ye. Abo bose wamaze kumera nk'ubaforumata, bose birwa babundaraye babunze kuri live yawe, ariho bategeye dukoyini, ndetse n'utwo babonye bagomba kudusoramo bakaguhamo kugira ngo ejo zabazamure. Benshi turababona birwa babundaraye iwawe bategereje ngo babajugunyira ubukoyini ngo ni mu nkandeho. Ariko kandi ibyo ngibyo niba koko ushobora kuba ufifika ibintu n'usabiye aga fundraising ugasubira inyuma ukajya kumubwira ngo tura hasi tugabane wanga bimeneke, ibivuze ko abo ngabo abantu bose tubona bakikije ku live babundaraye aho ngaho bakira ubukoyini ariko bakaza gutangamo icya 10 iwawe. Ibyo byo rwo biraza kuza kuba ari uko bimeze. Ariko se tuvuge ubundi nkuko babivuga, ukora iki? Wowe ubyuka mu gitondo, sinzi niba unaryama, uhera mu gitondo ukageza mu kindi gitondo live zawe ntizigeze zivaho. Ukora iki? Bivuze ngo aba bantu wirwana nabo niburiraho batakujoyininze ka kubimira kabima. Aba bantu wirwa ufite kuri live zawe badahari, bose bagutereranya bakava mu nzira, sinzi icyo wajya gukora, kubera ko Dumba we yitemera ibiti afite akandi kaza akora. Bisobanuye ko urira ku kabuno k'aba bantu birwa bicaye imbere ya kamera bategereje yuko hari ubukoyini buri bubagweho, bwamara kubagwaho nabo bakaguhereza icya 10 aricyo ukoresha muri ubwo buryo bwose muri mu buzima busanzwe, ukabasha gusurvivinga, ukabasha kubaho. Ariko ibyo ntitubyanze, wabikoresheje neza, bikoreshe neza, wakubashya abantu bagusanga. Umukiriya n'umwami. Bari abantu ngewe navuga ko bari abantu birwa kuri live zawe ari abakiriya bawe, kubera ko byanze ukunze utabafite izo live wazireka, ariko ubaha abantu. Ntago showbiz nyarwanda yahoze ari iyo gutukana, ari iyo gucirana, ari iyo yahindutse y'amatiku y'urwangano. Ntago ari uko byari bimeze. Abantu barayifashe bayigira nabi, muyigira nabi. Izi live mukora zitabaye izo gutukana no kwangisha abantu abandi no kugira gute, mwakagombye kuba muzana content ziremera abantu.
abantu bafite ibibazo hanze, hari abakeneye za mituweli zarazamutse, hari abakeneye imibereho y'ibyo kurya, hari abakeneye aho kuba. Ibyo byose bikaba ari ibintu biremera abantu, bifasha abantu mu buzima rusange nko kuri social media. Kuvuga uti byibura izi live dukora hari abo zifasha. Bivuga ngo advocacy ukora uvugira bande, ntuvugiye abakene baburaye, ntuvugiye abakene badafite aho kuba, ntuvugiye abandi n'abandi. Wakoresheje ubwo bubasha n'ubushobozi ufite, byibura abantu bakavuga bati iyi social media iyobowe na Godfather hari ibivamo bifasha abaturage muri ibi n'ibi. Yago aragaruka akakubwira ati njyewe koko nakoze amakosa, ariko aya makosa nagarutse aho nayavugiye imbere ya kamera nsaba imbabazi. None abantu bakomeje kunkorera ibyaha bikomeye bituma ngera naho mpunga igihugu. Ntahunze leta, ahubwo mpunze agatsiko k'abantu bashaka kungirira nabi. Yagakagira ati aba bantu bose bagiye bakoreshwa, banakoresha n'abandi kugira ngo babashe kumpitana. Yagakagira ati njyewe sinanze ko ntafite amakosa ko ni umuntu, ariko nibagire gutya bafate njyewe barebe amakosa yanjye, barebe n'amakosa yanyu, hanyuma bacencure barebe kuko ninde kuko ufite ibyaha bikomeye. Kuko ku rundi ruhande akagira ati nimufate imirimo yanjye nakoze nkiri mu gihugu niyo nkora n'ubu ngubu, muyikompare niyo bariya bakora, murebe ngo umunzani urahingamira hehe. Kuko Yago turabizi, niba twarabonye abantu yaremeye, abamama bari ku mihanda bari gucuruza utuntu tudafatika akabaremera igishoro. Yago yaremeye hari abahungu b'abakarane yagiye yaremera. Yago hari abantu yagiye azamura promotinga b'abahanzi b'abanyempano batandukanye, byagiye bigaragara. Yago afite byinshi yakoze kiriya gihe, ndetse bishobora kuba koko wa mugani byaramuteje urwango, akangwa n'abantu runaka barimo gusibanira ku isahane iriho ibiryo, nyamara mu bisorori harimo ibiryo byinshi bitari bushire. Ubwo ndashaka kuvuga ko amasorori arimo ibiryo byinshi bitari bushire ari YouTube, ikigo cya YouTube cyangwa se cya Google muri rusange kiyoboye YouTube. Kubera ko YouTube ifite amafaranga, uko waza uri mu content creators aho waba uri hose ku isi, nukora ibyo ukora ibyigusaba, amafaranga yo kuguhemba ntabwo azabura. Kandi nzahembwa yanjye bitewe n'ibyo nakoze, nawe uhembwa yawe bitewe n'ibyo wakoze. Wigira ubusambo ku isahane imwe mutangire kurya urisha amaboko abiri nkaho ari yo sahane gusa ihari, nyamara mu bisorori huzemo ibiryo mutari bunamare muri burye bikanasigara, bikaba byanameneka byabuza ababirya. Uvuze ngo mwe muri kurwanira YouTube ahangaha mu Rwanda itari na monetize, nyamara mu boss nyiri YouTube we ahubwo arashaka abandi ba content creators barenze mwebwe benshi kurutaho. Akora akazi, nawe ukora akazi, uhembwa ibyawe n'undi ahembwa ibyo n'undi ahembwa ibyo. Kuki murwanira muri ibi bintu? Ibi bintu simwe mwabiremye, simwe mwabizanye, mwese mwabyisanzemo. Koresha imbaraga zawe, ubumenyi n'ubushobozi bwawe, ukora ibyawe, uhembwa yawe. Ushaka uhembwe miliyoni y'amadolari,
undi azahembwe miliyoni 5 z'amadolari, undi ahembwe 200,000 by'amanyarwanda. Ibyo byose biraba bingana n'imirimo buri wese abashije kuba yakora, imbaraga ze n'umwanya biha. Ahandi murapfike. Iyi social media, iyi industry nyarwanda ya showbiz mwiyivurugutamo, mwiza ngo muyivurugutemo, muyihindanye, muyigire ahantu habi, ahantu hamura abantu, mwigira ahantu hisibaniro ry'amatiku n'amafuti n'amakosa. Iyi industry nize ibe ibisubizo by'abanyarwanda, abantu bungurana ibitekerezo, bagirana inama aho ubuzima buri, undi ambwira undi opportunity z'ahantu ari, mukaza akora mu byo yiga. Ibyo byose bibeho kugirana inama. Social media ziba ahantu ho gusarurira ibyiza, apana ho gusarurira ibibi. Haba ahantu ho kwigisha, ho kubonera urugero rwiza rw'ibyo wakora bizaguteza imbere n'ejo hazaza, bizatuma ubaho n'ejo hazaza, bizatuma utagirana ibibazo n'abantu ejo hazaza. Ngira ngo ikiganiro wenda reka kugira ngo cye kuba kirekire cyane mpinira ahangaha, ariko ndagira ngo umenyeshe ko Godfather nagukarabye niherereye indarira kubera aya magambo yawe wakoresheje. Yanyeretse ko mu bintu byose ujya ukora byanze bikunze hagomba kuba harimo ibindi bintu bidasobanutse, ahubwo abantu bagomba kwicara neza bakabisesengura bakareba urinde so mukande subscribe, umusharing ikiganiro, hanyuma dukomeze tubane ahangaha kuri channel yacu.